abakurikiye US TV cyangwa Unity Star TV ndabashuje ndetse mbaha ikaze mu kiganiro cya Top 5 Hit Songs. Hanyuma abari Kigali ndabashuje mu ntara zitandukanye mu bihugu by'abaturanyi aba diaspora mwese baha ikaze mu gace ka Top 5 Hit Songs. Agace mutoramo indirimbo 5 ziyoboye izindi. Ubushize muri episode ya 13 mu kiganiro cya US News twari i Kigali. Hanyuma rero indirimbo muzatora n'ubundi ni zaho ngaho. Ku musozo w'izo ndirimbo ndaza kubabwira ibyo tugenderaho dutora, ndaza kubibutsa. Reka dukurikire. Agafu gake kari mu kibo niko kamukijije, mu mutima wawe muhicyo ufite niko byagenze ku mupfakazi. Agaze umunezero batahe bagambirire gukora icyiza, dore isi icuza umwijima barahungabanye, kuko hari icuraburindi ijambo ry'Imana ryerekana ko iyi si izarinda igera ku musozo, iyi mirimo igikorwa bizaba ari igikomeye kugaruka kwa Yesu. Zaririmba haleluya amina. N'abari mw'isi we iryo siganwa n'isiganwa ki, dore afite imodoka ndetse yujuje inzu, genda n'ikibanza genza amaguru, baransize ndagirane iyo nimero ya benshi. Shimye ubufasha mfite bw'Umwuka Wera, bayobora intambwe zanjye akandinda buri gihe. Ibyo ni ibyiringiro byo kuri wa munsi tuzahura mu cyubahiro bagenzi cy'Imana. Ushaka kumera nka Yesu wa wundi witwa Umunazareti, ushaka kumera nkawe mu mibereho yawe, umunyakuri umunyabuntu ucisha make wuje urukundo, umva ibanga rimwe yagiraga, yari umunyamasengesho ukomeye. cyangwa bareremba Yerusalemu, Yerusalemu umurwa w'Imana, umurwa w'amahoro uzaza byari. Salemu Salemu umurwa w'amahoro, Shalom Shalom Shalom, Yerusalemu amahoro. Mbega
mugenzi wanjye arateramwe kwa Pilato kwa Kayafa abaye igishungero mu mudugudu i Nyabihanga yishore mu nzira yose agwana umusaraba ngo nanjye ngire Karuvari wanditse amateka ndakurahiye nzakuvuga nzakwamamaza nzavuga ineza yawe nk'uko wayingiriye kandi si njye jyenyine benshi ubu barashima ukuboko kwawe gukiza n'abariho mwese mwabiriho byose ese niki cyatubuza gushima ineza y'Uwiteka tugirira kandi akatubeshaho mu bihe bigoranye we warinze ubuzima bwa buri umwe muri twese niki cyatubuza gushima ineza ye hari amajwi abana b'Imana bajya bumva ayo majwi abaganiriza biga ibyanditswe uko turushaho kugenda twegera amarembo y'ijuru azakinguka maze twinjiremo nituhagera ntituzasanga turabashyitsi abigishwa bari mu bwato batangira kurengerwa icyo gihe imbaraga zabo ntacyo zari zimaze bari bamaze kuganzwa n'umuraba mwinshi ubwato bwuzuye amazi nuko ibyiringiro byabo bibashiramo tuje twicishije bugufi tuzanye imitima imenetse tuje kugusaba umugisha ngo twuzure twigishe kubara iminsi yacu tubashe gutunga imitima y'umwe yadutsinda ibyadutsindaga ngaho twuzure intambara irashize tutashye imuhira hari abafite iguma bagiye kuzomorwa ubuzima bwa ku isi tububamo igihe gitoya tukababara tukiheba ariko burya Yesu aba ahari. sorry kubera ko ijwi ryanjye ntirimeze neza harimo giripe. Hanyuma rero reka nkwibutse ku byo mugenderaho muri gutora, nkwibutsa ko abantu mutorana bafite aho muhuriye na music ndetse na video. Tureba kuri beats ariko nta kibazo kubera ko harimo n'abakoresha akapera, namwe nta kibazo kubera ko harimo mix, mastering, vocals. Uburyo amajwi harimo soprano, alto, tenor, bass. Ari uburyo abantu bari codinga muri studio ariko ukumva soprano ni fresh, alto wapi, tenor irimo, bass nayo wenda irimo. Hari byinshi tugenderaho. Hanyuma rero tureba no ku ishusho, tukareba quality, tukareba editing, tukareba directing, hanyuma tukareba mu kijyanye na color grading. Reka rero tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Nshimira abantu mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga za Unity Star TV, haba TikTok, Instagram, Facebook, hose turiho, jyaho udufollowing. Wakoze cyane rero kubana natwe, reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.